Bavandimwe murabintwari mu bigeragezo. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatandatu w'icyumweru cya kane cy'igisibo tariki 28 Werurwe 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 11, murongo wa 18 kugeza kwa 20. Zaburi ni ya 7. Ivanjili yanditswe na Yohani, umutwe wa 7, murongo wa 40 kugeza kwa 53. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu yigishirizaga mu isengero ry'i Yerusalemu. Benshi muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati, uyu niwe muhanuzi koko. Abandi bati ni Kristo. Abandi nabo bati, Kristo azaturuke se mu Galileya? Ibyanditswe ntibivuga ko Kristo ari uwo mu nkomoko ya Dawudi, ko azaturuka ku musozi wa Betelehemu aho Dawudi yavukiye. Ibyo bituma rubanda bicamwe ibice kubera we. Bamwe muri bo bashaka kumufata, ariko ntihagira umukozaho urutoki. Nuko abagaragu baragaruka, basanga abatware b'abahereza bitambo n'abafarizayi. Barababaza bati, ko mutamuzanye n'iki? Abagaragu barasubiza bati, nta muntu wigeze avuga nk'uwo muntu. Abafarizayi bati, ese namwe mwashukitse? Hari n'umwe mu bategetsi cyangwa mu bafarizayi wamwemeye? Si rubanda ruriya rutazi amategeko? Ni ibivume. Umwe muri bo Nikodemu wigeze gusanga Yezu mbere, arababwira ati, harya amategeko yacu apfa gucira umuntu urubanza batabanje kumwumva ngo bamenye icyo yakoze? Baramusubiza bati, mbese nawe uri umunyagalileya? Uzashishoze, uzasanga ari nta muhanuzi uvuka mu Galileya. Nuko bose barikubura barataha, umwe iwe undi iwe. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana nimutwaze. Amasomo Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye none aradufasha kuzirikana ku ngingo igira iti, murabintwari mu bigeragezo. Mu isomo rya mbere, umugaragu w'Imana Yeremiya, kubera gukomera ku Mana, nibwo ashoboye gutahura imigambi mibisha y'abagome n'ibitekerezo byabo. Bati, nimucyo dutsinde igiti cy'igitoshye, tugitsembe mu gihugu cy'abazima, izina rye ryoye kuzongera kuvuga ukundi. Cyakora Yeremiya yishyize mu biganza by'Uhoraho ati, Uhoraho niwe nashinze akarengane kanjye. Yeremiya ugiye kubabazwa bene aka kageni, agakomeza kuba intwari, arashushanya Yezu umwana w'Imana ugiye kubabazwa muri iyi minsi, akicurwa abagome kandi ari intungane. Yezu wabahemukira niwe twumvise muri iyi Ivanjili, aho yigisha bamwe bakamwemera koko ko ari we Kristo ndetse n'umuhanuzi. Abandi bakomeje kunangira bamupinga. Uku kutumvikana kuri Yezu bibateye umwiryane, batangiye kwicamwo ibice. Yezu ariho ingenza. Twumvise abari batumwe kumufata, ariko basubiriyeyo aho bitewe n'imbaraga z'inyigisho Yezu yatangaga. Mwe mu kizakubwira imigambi ya Sekibi ni uguhuzagurika, kudahuza, kutumvikana, kwicamwo ibice. Nibyo rero byaranze aba Bayahudi batangiye igikorwa cy'ububisha cyo gufata Yezu ngo bazamubambe urw'abagome. Ikiranga Yeremiya na Yezu ni perseverance, kwihangana, bagatwaza bakishyira mu biganza by'Imana. Nta gihe intungane zitatotejwe. Nabyo mwene Siraki aduhamo inama mu mutwe wa 2, umurongo wa 1 kugeza kwa 6. Ati, mwana wanjye, niba wiyemeje gukorera Uhoraho, tegura umutima wo kuzihanganira ibigeragezo, kuko zahabu isukurirwa mu muriro, n'intore zikagaragarira mu makuba. Muvandimwe, kuba intwari bisaba gutwaza, ukihanganira akarengane. Burya ababisha n'abagome nta konji bagira, ntibamenya ko ubuzima bw'intwari busigara buvuga n'igihe apfuye. Ni nabyo Mutagatifu Terituriyani yanditse mu Kilatini mu gihe cy'itotezwa ry'abakristo ba mbere ati, Semen est sanguis Christianorum, le sang des martyrs et semence des chrétiens. Amaraso y'abahowe Imana ni imbuto y'ubukristo. Nguwo umuhamya nyakuri, wa wundi witanga akitangira abandi akababara bakamushinyagurira, ariko niyo apfuye ubuzima bwe busigara buvuga. Intwari uhora yibukwa, kandi burya bakwibuka wapfuye, kandi burya ubuzima bw'intwari bugira akamaro cyane iyo yapfuye. Ni koko intore ishira ishinjagira. Iyo ngeze ku ntwari buri gihe nibuka amagambo ya Mutagatifu Karoli Boromeo, aho yavugaga ati, kugira ngo buji itange urumuri ibanza gushya, igakongoka, ikazimira, igashira. Ngo kuko intwari ishira, ariko ubuzima bwabo bukigisha abantu benshi kandi bagahinduka. Natwe bavandimwe, hari ubwo duharanira kwikubira no gushaka kwikiza, dukurura twishyira, dushaka kwirengera, tukarenganya abandi. Nyamara Yezu na Yeremiya baraduha urugero rwiza rw'intwari ipfira ndetse n'abagome. Muri ibihe turimo bitatworoheye abatuye isi, aho turi guhangana n'icyorezo cya coronavirusi, turaba intwari, buri wese ku kibuga ari gukiniramo, mu nzu ye aho ari, yaba ari gutambuka. Kuba intwari ntabwo ari gukora ibikorwa by'agatangaza by'indashyikirwa, ahubwo intwari muri iki gihe cy'iki cyorezo cya coronavirusi, twese abatuye isi bafite ubwenge, twihaye intego igira iti, kora ku buryo wirinda ntugire uwo wanduza n'umwe, iki cyorezo cyarangira. Tukaba intwari pe.
musenge cyane kandi musabire abagome bagiye bakwirakwiza iki cyorezo, ukumva utaruhuka utaranduza undi, ataza gukomeza kubaho kandi wowe ugiye gupfa. Ubu ni ubugwari kwanduza undi ngo ataza kugukirana cyangwa nangiye kumukiriraho. Bene iyi migambi mibi ni y'abagomeramana, ni ya shitani, kandi burya shitani aratumbagira akazamuka, yajya kugera hagati akongera agahirima agahananduka. Nk'uko bisanzwe nyuma y'intambara ku rugamba haboneka ibigwari n'intwari. Ese mukristo nyuma ya coronavirus ko nayo izarangira uzaba wikwiriye zina murayi, intwari cyangwa ikigwari? Muri iki gihe cy'icyorezo muvandimwe, shakishamo ubutwari, ubutagatifu, agakorwa koroheje rwose nk'umukristo. Irinde kugira uwo wanduza. Bana b'Imana, ntimucike intege, y'urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Dusenge cyane, dusabire abayobozi, abashumba, abaganga, abashakashatsi n'abandi bose bari kwita ku buzima bw'abantu, ubwa roho n'ubw'umubiri, bakomeze babe intwari kandi bakoreshwe n'Imana. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu Iseminari nta Mutagatifu Aloyizi, Diyoseze ya Cyangugu.